Kuri mikoro ya Celebrities Xmas Party ni abantu bamenyekanye mu Rwanda ni ibyamamare n'abantu bakurikirwa n'abantu benshi n'abantu bavuga rikijyana. Uyu munsi umugabo turi kumwe yitwa Mike Karangwa yateguye ibitaramo bye bitandukanye, yahaye ibihembo abahanzi, yabahaye akazi. Benshi mu bahanzi bariho kano kanya abazi nta rwara rwo kwishima bagira, ariko kano kanya n'abagabo. Mike Karangwa, reka ngo ikaze. Urakoze cyane Boskiza makuru. Amakuru yanjye ni meza. Karangwa, reka ngwishurire ikintu kimwe. Yes. Ndagira ngo ngubwire ko uri mu bantu bama inspiration yitangaza makuru. Imana iguhe nawe guhe kabisa. Urakoze cyane. Hanyuma Mike, turi gutegura igitaramo kigomba guhuriza ibyamamare nyarwanda. Nagushatse kugira ngo ume umurongo wawe nk'umuntu uzi showbiz nyarwanda. Ni byiza kubona ibintu bihuriza abantu bari mu cyerekezo kimwe ahantu hamwe, kuko ntekeza ko uzaba ari umwanya wo kuganira, kwizihirwa hamwe, tureba ibyagezweho, tuganira ku cyo twakora kugira ngo showbiz industry ibashe gutera imbere. Ntekeza ko atari umwanya wo kuza kubyina gusa no kuryoherwa no kurya inyama cyangwa kunywa byeri kubazishoboye. Ntekeza ko ari umwanya wo kuza kuganira aba producer bahuye n'abaririmbyi, abakora amaklipe bahuye n'abayandika, abakina sinema bahuye n'abazandika, yewe n'abasponsor by'umwihariko cyangwa se n'abashaka gushiramo amafaranga baganira, ariko ari nako banizihirwa du celebrating cyangwa se twizihiza ibyagezweho, ariko tunavuga tuti niki twakora, uko buri wese azabaganira n'undi, abadaherukana bahura, bamwe bahabwa felicitation ku byo bagezeho, ariko tunareba ahazaza, kuko icyo dukeneye uyu munsi dukeneye kugira ahazaza heza. Uyu munsi twebwe turakura, turagenda dukura, ariko abari inyuma yacu bazabaho bati mu isi ya showbiz yo mu Rwanda. So dukeneye showbiz y'icyerekezo, dukeneye urubyiruko rukora showbiz mu buryo bubatunga bukabahangira imirimo, dukeneye ko abana batuvukaho badukomokaho bazakora show business nyarwanda, bazagira sinema zihiga urwego rwa Nigeria, zihiga z'abahinde zimaze kumenyekana, ku buryo tuvuga ngo mu myaka yenda 30 iri imbere ahazaza h'u Rwanda muri sinema, ahazaza h'u Rwanda muri muzika, ahazaza h'u Rwanda mu buhanzi, muri paintings, ahazaza h'u Rwanda muri sport, hazaba hari mu maboko meza. Icyo nicyo dukwiye guharanira uyu munsi, nicyo niteze kuganira n'abantu kuri uriya munsi kugira ngo turebe icyo twazasiga cyiza ku Rwanda rwacu mu myaka iri imbere. Mike, iyo uganiriye n'abantu inyuma ya mikoro cyangwa se inyuma ya kamera, abenshi barakuvuga ati Boskizo, cya gitekerezo ni cyiza, ariko nanone bitewe na system ya showbiz yo mu Rwanda biragoranye cyane kugira ngo iriya mitwe yose uzayihurize hamwe. Biragoye ariko biranoroshye. Ntekereza ko umuntu utabyitabira yaba ari inyangabirama, yaba ari wa muntu udakunda ibyiza, kuko ni ibintu byiza, kandi abantu bahurije hamwe ukabona umuntu ufata initiative nk'iyi. By'umwihariko nanashimira Badrama wagize igitekerezo nk'iki, kuko hari abantu bagiye bakigira. Inyarwanda yarabikoze mu gihe cyashize, bajyaga bikora bikagenda neza, ariko baza gucibwa intege n'abahanzi nk'abo cyangwa se n'abantu bireba. Uyu munsi rero ntekereza ko imyumvire yarahindutse, mindset yarahindutse, isi yarahindutse, turabona ibiba handi, ni ibintu biba n'ahandi hirya no hino ku isi. Kuki twebwe mu Rwanda bitagakwiye kuba? Abantu ntibakwiye guhuzwa na concert gusa, abantu ntibakwiye guhuzwa no kujya kureba filime gusa, abantu bakwiye no guhura. Umuntu umwe ataje nk'iyazo mvugo z'abahanzi yifunze gusa ko bamukubita protocole, araza ajya kuri stage aririmba bamucisha inyuma y'umuryango agenda. No, umuntu naze aganire n'abantu bamwe, banarebere hamwe uburyo bakwiye gukorana, kuko buriya muri showbiz ikintu abantu bakwiye kumenya, nta muntu n'umwe ubaho ku isi ushobora kwigira mu bijyanye na show business ngo abe successful. Indirimbo y'umuhanzi kugira ngo ibe successful nuko ikorwaho n'abantu barenga 10, kandi igapromotingwa n'abantu amagana n'amagana. Kugira ngo umuntu akore video nziza nuko iba yakozweho n'amaboko arenze 2 cyangwa kumwe, abaye nk'atanu 10. Filime kugira ngo ibe nziza kurushaho usanga habaye company nka 30 zayiteraniye. So we need to team up, dukeneye guhuza amaboko, kandi ibyo ngibyo byaba ryarise bizabayera ahantu nk'aha nyine. Kuri uwo munsi rero hazaba hariho no gutambuka ku matapi y'imituku bafotora. Ndagira ngo umara amatsiko Mike Karangwa, uwo munsi nsanzwe nk'umuntu wambara nk'umujistoma cyangwa se wambara ibintu bikostime, karuvati, amashati, byo nshaka kuvuga urabyumva. Amatsiko uwo munsi bizaba bimeze gute none? No, nge nambara bitewe n'ibintu, ndi mu bajene nambara jeans, ama jeans, ndi mu basaza cyangwa se abantu bakuze nambara ibijyanye n'iyo, bihindura kanje bitewe na environment ndimo. Ubwo munsi naho inspiration nzabyukana icyo gihe nzayemenya uwo munsi, ntago ubu nakubwira ngo nzambara ibi, ntago nabimenya, ariko nzareba environment y'abantu bazaba hari uko imeze, nanjye uko uzambona ntekereza ko tuzabonera kuri uwo munsi. Ariko I can't wait, ni ikintu cyiza, by'umwihariko nawe wakoze no kuwitanga ugenda uganira n'abantu benshi.
n'uwabiteguye no gukodesha ahantu bizabera na resources zirimo, ni ibintu bidasanzwe bivunanye bisaba kwitanga. Navuga ko buri muntu wese namuhamagara, buri muntu wese ukurikiye iki kiganiro, buri wese uri muri showbiz industry ufite iyo yagezeho, uzwi muri domaine ye runaka, Imana yahaye umugisha kumenyekana, namubwira ngo azaze kabisa, twifatanye twese. Hazaba no kuri Noheli, ngende umukristo by'umwihariko, bizaba n'igihe cyiza kuko n'umunsi w'ibyishimo. So tuzaba twahuye n'abavandimwe benshi twanabatumiye by'umwihariko mu yandi matorero b'abayisilamu. Nayo numvise ubaza pike nzishimira kubana nayo kuri uwo munsi. So bazaze, ni karibu, ngewe ndabishyigikije na kwijana, n'umusanzu nzasabwa nzawutanga kuko ni ibintu byiza cyane. Wenda tugana ku musozo, Mike Karangwa wafashije abantu benshi cyane bari muri showbiz industry hano mu Rwanda. Ubwo ngubwo biraza kukorohera kuvuga umuntu umwe ukunda? Ngewe ntabwo ngira umuhanzi umwe nkunda. Ngewe nkunda umuhanzi bitewe na karite, so bigenda bihindagurika. Reka nguhe nk'urugero, mu modoka yanjye sinjya numva indirimbo zivangavanze. Mfata umuhanzi umwe, niba ari Bruce Melody nkumva album ye nkayirangiza, niba ari Ama-G nkumva album ye nkayirangiza. So navuga ko nkunda abantu bagiye batandukanye, ahubwo yenda ushobora kumbaza ngo umwihariko buri umwe nagenda nkubwira, ariko ngewe birahindagurika. Ngewe nkunda produit kurusha umuntu, kuko iyo ukunda umuntu at the end ushobora kuba disappointed, ashobora gukora ikintu kiba, ariko ngewe nkunda uko umuntu yakoze ikintu cyiza. Ikindi nkakunda icyo nakwita persistence, ukuntu umuntu, hari abantu burangenda nubaha mu magroupe, nubwo Urban Boys yagize ibyaha ikavaho, ariko nk'uyu munsi umbwiye mu magroupe nabwo ko nkunda nka groupe ya Dream Boys. Kubera iki? Persistence. Habaye ibintu byinshi byashobora gutuma ubwabo batandukana, ariko baracyakora, imyaka ibaye myinshi bari kumwe. Urban Boys yari one of my favorites, ariko ntago bakiri kumwe. Yego nizo na Hambo baragerageza, ariko byari kuba byiza cyane Safa kibarimo. Izo ni ingero nagendaga nguha, ariko kenshi nabo simbakunda nka Urban Boys as a name cyangwa gutyo gusa, ariko nkunda ibyo bakora, kuko ngewe nkurikirana amateka kuva day one kugeza aho bageze ubu. Nkagenda nkunda produit, nkagenda ndeba persistence na experience babifitemo, n'uburyo bagenda bazamura karite. Naho iyo ukunda umuntu hari igihe uba disappointed, ukaba disappointed, ukabona umuntu afite experience, afite byose bisabwa, ariko ukabona akoze nk'indirimbo iri ntaga kuvuga ngo idashimishije, kubera ko bayitayeho umwanya, ariko atatekerejeho neza. Kandi ubona agakwiye kuba afite experience, ukabona umuntu asohoye nka video ni nziza yayivunikiye, ariko yayihaye umuntu umwe, we n'undi muntu umwe gusa bayitekerezaho, ukabona ntibyari bikwiye. Bigenda bihinduka. Jewe buriya nagenda nkubwira urutonde, uzashaka umwanya wundi ugenda unganirize kuri yose, je nzakubwira neza ukuntu bigenda bihinduka. Yego, urakoze cyane Mike, reka ngushimire. Ariko nanone ndagira ngo wifashe kamera, wifashe mikro, amagambo yose wavuze wenda byari ibibazo nakubazaga, noneho udusangiza ijambo ryawe nka Mike iri kuvuye ku mutima. So showbiz industry mu Rwanda ikeneye umusanzu wa buri wese, yaba ukina filime, yaba umuririmbyi, yaba umwanditsi, yaba ushushanya. Ndabasaba mwese tuzahurire muri Christmas party, kandi nizera ko buri wese azahaba kugira ngo turebere hamwe ibyo twagezeho n'ibyo tuzageraho mu gihe kiraza. Peace out.